Reka nongere mbasuhuze. Mu rugendo rw'ubuzima njye nawe tubayeho, hari ibisitaza duhura nabyo hatitawe ku myaka y'ubukure, imiryango tuvukamo, yewe n'imibanire y'ababyeyi bacu, kuko kutavuga rumwe kwaba gushobora gutuma abakomoka kwirengera izo ngaruka bene zo bigaramiye. Rimwe na rimwe ababakomokaho tugahinduka ikarita, aho dukinishwa nabo mu rwego rwo kwihimuranaho. Ubuhamya bw'ibyabaye ku mwana w'umukobwa Ange, ndizera ko wowe wakoze subscribe biri buguhe inyigisho zivuye mu ngorane yaciyemo, maze aho dukurikiye ugaca inzira z'ibijyanye n'amahitamo yawe, ahari ngo wivane mu ngorane nk'ize utarazigiramo, cyangwa uramutse nawe waraguye muri uyu mutego, aho ureba inyuma ukitegereza n'imbere ukabura amahitamo yo kwivana muri ibi bigeragezo. Gusa gusobanukirwa ibi urasabwa gukora subscribe uko buri gice cyose kigiye hagaragara ucyumve kandi ugisangize n'abandi ukora share. Muranyihanganira kuko ngiye kuvuga ibyabaye ku mwana w'umukobwa Ange mu ijwi ryanjye, gusa ndizera ko igihe azaba amaze kuruhuka mbese no guhumurizwa umutima, tuzamuzana muri studio akaduha inshamake y'ibyamubayeho. Ntatinze rero nimwumvire ubuhamya bwanjye nigeze kuba igitambo cy'ubukonikoni ntabizi. Nitwa Ange Mukundente, navukiye i Gikondo mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1997. Ndi umukobwa muto kandi wirabura, mfite umusatsi mugufi bw'inkovu mfite ku musaya w'iburyo. Ubu mfite imyaka 25 y'ubukuru. Mu buzima bwa muntu hari ibyo umuntu agenda anyuramo byinshi kandi bitandukanye. Hari bamwe babayeho kubw'igitsure cy'Imana, ndetse n'abandi bakabaho kubwo gutinya imbaraga z'umwijima, yewe n'abandi bakabaho nta na kimwe batinya muri ibyo byombi. Mbere na mbere gusobanukirwa ijambo igitambo, intekerezo zanjye zanyerekeje ku kwizera imbaraga zirenze za muntu kandi zitagaragarira amaso, kubera ko bizwi neza ko ibitambo bikunze gukoreshwa n'abapfumu, abakonikoni, amagini n'abazimu ndetse n'ibindi nk'ibyo. Igihe kimwe mu mwaka wa 2012 hari saa 8 z'igicuku ndyamye, numvise umuntu ampamagara. Njye nabanje kwibwira ko n'abandi mu nzozi, ahubwo ubwo nageragezaga kwegura umutwe kugira ngo numve niba koko atari indoto, numvise umpamagaye anampamagara mu izina Mukobwa, akazina k'akabyiniro nari narahawe n'abantu twari duturanye muri quartier za Merezi. Aba bose bari banze kuri Mukobwa, nuko bagakunda kumpamagara batyo. Narahamagawe ngo yewe Mukobwa. Ubwo narabyutse nicarira ku gitanda ngo numve neza umpamagaye, ndibwira nti wenda nsobanukirwe n'umpamagaye, ndetse na wenda haba hari na gahunda twari dufitanye, ahubwo nkaba nakererewe kubyuka. Nateze amatwi numva rya jwi rimpamagarira inyuma y'inzu y'iwacu, maze mpaguruka ku gitanda nerekera ku muryango, ndakingura njya hanze ntitaye ku kuba hari mu gicuku. Ubwo ntangira kuzenguruka inzu yacu, ubwo rya jwi risubira kumpamagara. Ako kanya nanone numva umuntu afashe akaboko bana aho ngaho, nuko nanjye sinamubaza aho tujya, turakomeza tugeze imbere tugera munsi y'igiti cyari gikikijwe n'abantu benshi, ari nako rwagati yabo hacanye umuriro. Nuko wari umfashe akaboko abwira babandi ati ngo uyu wa mukobwa ndamuzanye. Abo bantu twari dusanze aho ngaho batangiye kuvuza ingoma, abandi nabo batangira kubyina, mbese basa naho banyishimiye. Ubwo muri abo bantu harimo uwicaye ku ntebe y'imbere, we yahise ahaguruka maze amfata akaboko aranyicaza aranyunamira nkaho ndi umuntu ukomeye, nubwo njye ntamenye icyo ibyo ngibyo bisobanuye. Wa wundi wari wicaye yongeye guhaguruka abaza abandi ati ese babandi twaye akazi bite muri hehe? Ubwo nahise mbona abasore babiri baje bansanganira bampagarara imbere, umwe yari afite isafuriya undi nawe afite ihembe, ariko numva ngize ubwoba bw'abo basore, ariko ngumya kwihangana. Ubwo wandi wari umpaye ikaze nabonaga ari umukecuru ukuze, yafashe ya safuriya anywesha ibyari birimo, nanjye numva ariko ngize isesemi kuko ibyo nanywaga yari amaraso. Ndangije kunywa, ba bantu bari aho bose bavugije impundu z'ibyishimo, maze bose baza birukankira ya safuriya nari mfashe, nuko batangira kuri gata y'amaraso yari asigayemo. Uwo mukecuru yahise abwira abari aho ati guhera uyu munsi uyu mukobwa niwe mwamikazi wacu, maze ubwo bose bavugiza induru icyarimwe, simenye icyo bisobanuye, ahubwo njye nkagumya gutangara. Bongeye kuvuza ingoma birusi bya mbere, maze wa musore wari wanzanye aho ngaho yongera kumfata ukuboko ansubiza mu rugo, maze nanjye ninjira mu nzu nsubira kwiyamira. Nyamara muri ibyo byose naciyemo, uwo mwanya ntari namenye ibyo ari byo mu by'ukuri. Mushiki wanjye Jessica akaba na mukuru wanjye, mu gitondo yaraje arambyutsa ati ese ni izihe nzozi warutaga ku buryo wagendagendaga mu nzu? Nanjye ntunguye nti inzozi zatumaga ngendagenda mu nzu? Ubwo yaransubije ati igihe twari turyamye nakubonye ubyuka kandi usinziriye kandi unagendagenda, ariko njye ibitotsi byahise bimfata ku buryo butarabaho. Ati kandi muri iki gitondo nk'uko ugaragara mu maso urasa n'uwacitse intege kandi unaniwe, mbese nta mbaraga. Ati kandi ntunguye no kuba utibuka ibyakubayeho.
Mu by'ukuri natangajwe n'ibyo mushiki wanjye yari arimo kumbaza, gusa nahisemo kumubwiza ukuri. Ubwo twari turyamye mu ijoro numvise umpamagara, maze ngiye hanze kureba uwo ari we. Ubwo ntarangiza kumubwira ibyo ngibyo, numvise ijwi hanze rimpamagaye. Ngiye kureba nsanga ni masenge impamagara kuko nawe twabanaga aho mu rugo. Uwo masenge yatangiye kuntonganya mpora kubyukira mu nkuru gusa ngo aho kubyukira mu mirimo nk'umukobwa. Namubwiye nti masenge, nyamara ntabwo ari ugutera urwenya, ahubwo narimo mbwira mukuru wanjye ibyambayeho mu ijoro ryose ryakeye. Ubwo niko kumbaza niba ibyambayeho muri iryo joro bireba mukuru wanjye, maze nanjye mu kumwikiza nti oya ntibimureba. Ariko yambwiye ko nijoro yambonye ngenda mu nzu nsa n'urota, nyamara njye mu by'ukuri sinarotaga. Ubwo masenge yahise amfata akaboko n'imbaraga nyinshi, mbese anshikanuza, arankurura aranyegereza, aranyihanangiza ati biriya byose byakubayeho mu ijoro si byiza kugira ubibwira, kandi ndakwihanangirije ufunge umunwa guhera uyu munsi kandi uhite ujya no mu mirimo. Ubwo nitegereje shangazi umwanya muto biranyobera, nanjye ubwo nigira mu mirimo. Gusa uyu munsi mu mateka wanteye kwibaza byinshi cyane rwose. Guhera ubwo natangiye kwibaza byinshi cyane mu mutima, gusa birumvikana ko ku birebana n'igicuku uri nahuriyemo n'aba bantu, ariko byose byamberaga nk'igicu. Nta byishimo kuri uwo munsi na gato nigeze ngira kugeza bwije, maze njya kuryama kimwe n'abandi. Mu gicuku nanone cyo mu masaa 8 nongeye kumva rya jwi rimpamagara riti mukobwa, sinshaka kurambira wowe twumva, ahubwo nimusigane umwanya uhagije wo kwitegura ikindi gice kivuga ubuhamya bw'ibyabaye kuri Ange, maze tuzongera guhura umaze kubona notification ikugaragariza neza ko igice cya kabiri cyabonetse kuko wowe wakoze subscribe. Umwami Imana ikomeze kubarinda. Iyi yari Terry Kiros TV.